Mwongeye kwiga abakunzi ba Benja TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho kote nshyashya twabazaniye bita ni muntu ki. Tukaba tugiye guhera kubo bita Byiringiro Benjamin aka The Benjamin cyangwa Young Mili. Iyo yose ni amazina ye. Byiringiro Benjamin akaba ari umwana wa karindwi mu bana barindwi iwabo, akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na tariki 18 z'ukwa kabiri nibwo yavutse, nibwo iwabo bamwibarutse. Benjamin icyo abantu benshi batari bamuziho ni uko iwabo bari baguze imyenda y'umukobwa, kubera nta tekinoloji yakaza mu Rwanda yo kumenya uwo muzabyara, bari bazi ko ari umukobwa basanga ari umuhungu. Ariko Byiringiro Benjamin akaba ari umwana w'umuhererezi iwabo. Byiringiro Benjamin akaba ari umwana wa karindwi, iwabo bakaba ari abana barindwi, bakaba barabyaye umukobwa umwe. Byiringiro Benjamin akaba ari we nyiri Benja Empire. Benja Empire ikora ibikorwa byinshi, murabizi yuko hari na Benja TV. Benja TV ikaba ibarizwa muri Benja Empire. Ibyo ni ibikorwa bye yashinze amaze kugeraho. Reka tubabwire kuva akiri umwana inzira yanyuzemo kugeza ubu ngubu tumubona uwo ari we. Byiringiro Benjamin yatangiye kwiga mu mwaka w'asaga 2011, ubwo yatangiye muri nasari. Yarize, ntabwo yatinze igihe kinini, yize ku kigo bita kwa Mukeshabatware. Aho ni ahantu hamenyekanye, benshi barahazi. Benjamin yarahize, aho ubwo baje kugeraho bakimuka bakimukira ku Ruyenzi. Benjamin nibwo mu mwaka w'asaga 2013 aribwo yatangiye amashuri ya pirimeri. Yatangiye mu wa mbere kugeza asoje. Ubwo yasozaga byatumye aza kwimukira ajya muri segonderi yatsinze, amaze gukora ikizamini cya leta. Yaje kwimukira bamujyana Gereye ku Kamonyi. Yahize umwaka umwe, ntabwo yatinze. Byiringiro Benjamin yaje kujya ku kigo bita Lycée de Nyanza, naho niho yize arahasoreza toronkome. Benjamin yaje gutsinda, ageraho ngo bamwohereza ku kigo bita Collège Aparpe, aho ngaho ni muri supiriyeri. Ubu ngubu Benjamin akaba ariyo akiri kwiga, ntabwo arasoza, akaba ageze level 5, akaba azakora umwaka utaha wa Byiringiro Benjamin aka The Benjamin. Byiringiro Benjamin, ibintu byinshi utari umuziho, Byiringiro Benjamin ni umuhungu iyo akubwiye ngo ati iyo yambaye neza cyangwa ibyo arya akunda, ngo iyo yariye neza ngo ni igihe aba yariye amakaroni n'ifiriti. Iyo yambaye neza ngo ni igihe azahura n'umuntu akamubwira ngo wambaye neza, ngo uraberewe. Icyo gihe nibwo yumva yambaye neza. Byiringiro Benjamin akaba akunda umupira w'amaguru, akaba cyane cyane umukinnyi akunda w'ikirangirire ku isi akaba ari Cristiano Ronaldo. Mu byamamare akunda Chris Brown, Mugisha aka The Ben. Abo nibo bahanzi nibo akunda cyane, ariko hakiyongeraho Diamond Platnumz na Wizkid b'Abanyafurika. Ubundi akunda cyane ubanziriza abo bose bamwita His Excellence Paul Kagame. Akaba ari we role model, n'abo bose akaba ari ba role model biwe. Perezida cyangwa Chris Brown, Mugisha, Benjamin aka The Ben, Diamond, Wizkid, abo ni ba role model biwe, kuko bamwesipira mu byo akora buri munsi, nk'ibyo ubutangazamakuru akora, kontenti akora anyuza kuri Benja TV. Ibyo byose Benja TV, ikintu cyamubayeho gisekeje, Benjamin ikintu cyamubayeho gisekeje ni igihe yavugaga icyongereza atabizi akiseka kuko yari abyishe. Ikintu cyamubayeho kibabaje kwari ukubona hagati y'ababyeyi biwe batumvikana. Iyo ngiyo niyo nzira yose Byiringiro Benjamin aka The Benjamin yanyuzemo kugeza ubu ngubu tumubona uwo ari we nyiri itangazamakuru Benja TV, akaba ari nawe nyiri Benja Empire.
yari ni muntu ki twabagezagaho, cawu cawu nakagaruka, mwibuke gukora subscribe kuri Benja TV, niho ikiganiro cyose muzaba mubisanga iyi content nshyashya twabazaniye, cawu cawu murakoze.